iposho nahuye na Roziradi yari kumwe n'amasabo na Sebatware mfite ibibazo nababajije nabo baransubiza narababajije ngo kuki mutavugira ubwoko narababajije mwese nimubona ko tugaramiwe baransubiza bati yewe hari kitavugwa shaka barambwira ati ahubwo nawe tubona warahaza amagara umwe muri bo afata ijambo arambwira nti iyihe ntinya ka kagabo cyane mu by'ukuri kararangamye cyane ni inyamaswa ikaze cyane ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye ni inyamaswa ikaze cyane ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye ayo ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye ayo ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Niyo mpamvu hano tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu kuri mwebwe buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe agengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuga ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibatuma ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rero jari hehe ni nko kurwanira muri salo yawe hari umwana dushobora kumubwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo Nisenge nabe hari genja mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima ngabone Mana iri sengesho n'uryo uko jyawe ntambara ndazikene ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana yewe 55 ubu yangeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda. Bakunze baturwanya kanene n'akarengane wacu TV n'abakurikiranye u Rwanda twifuza TV mwese ndabwira ngo mwaramutse cyangwa se mwiriwaho bukeye cyangwa aho mugorobye babwirane mugire ijoro ryiza ndasuhuza buri muntu wese udukurikiye kano kanya babwirane nta joro ridacya n'itari rizacya kuko turi mu nsinzi kandi ababireba bari kubireba. Shimire buri muntu wese rero wakoze sabone shimire umuntu wese wakoze like wowe wese ndagushimira cyane sabone ni kukayogera nako like ni kugikumwe sabone ni kunukana ko ahantu handitse bara ry'umutuku cyangwa ry'umukara hanyuma kukayogera ni kukayogera munsi ya sabone ahantu kanda nyine ukajibona ikiganiro ko tugizeho. Ndashimira mu mwese rero mudukurikiye ariko munyemerere umanze mumbwire ko muriho mutwumva kandi mbibutsa ko igihe cyo gutera inkungu urugamba ari iki ngiki cyane ko benshi baravuze ko aho banyura batera inkungu urugamba ariko hamaze kuboneka umuyoboro ngira ngo ndaza kubisobanuraho gake ariko nimugoroba mfite umutumirwa uraza kubibasobanurira cyangwa se mu masaha y'ikigoroba saa 10 n'igice gutyo. Hanyuma mumbwire mba muri kunyumva rero arabageze turagutegereje ingu yitwa nde Hakizimana komera cyane Samuel bamwe ngo turamuranegereje mukomere cyane namwe mwese Linda Izabayo mwese ndabashuje rero nawe nagushuje mumbwire nimba turi kumvikana hanyuma nkomeze ikiganiro n'abatindi ikiganiro kiba cyabaye ejo hashize mu ijoro ryakeye ariko ibibazo by'amakonegisiyo byari byabaye ibibazo usibye ko nanarwaye ntameze neza cyane ariko ntago byo byaba impamvu kurwara byo ntago nyankunda kurwara uturwara tugira oya witwa Yesu wangeragira ati morning brother komera ku rugamba yes komera nawe Yesu wanjye ese Yesu wanjye muri kunyumva cyangwa barinda ndetse na baronari muri kunyumva witwa Hayden muranyumva
yes, ingo yitwa Kimembo aragira ati duniya turakumva cyane, urakoze cyane kwa muri kunyumva mwese mbashimire kwa muri kunyumva. Hanyuma rero ntago ndi butinde, ndababwira zimwe mu ncamake ngiye kubabwiraho kugira ngo tubashe kugira ikiganiro cyiza. None kuri itariki ya 30 z'ukwa 11 aya makuru aribanda kuri ibikurikira. Ndamaze kuvuga titre y'ikiganiro nk'uko mwabibonye, FPR cyangwa se RDF gutwika inzu ngo ihishe umwotsi byayinaniye. Burya gutwika inzu ugahisha umwotsi ni ibintu bigoye. Niyo mpamvu mubona ibintu byose FPR gukora, iyi ngoma ya Karinga iri gukora, iri guhisha ibintu byose iri gukora, ariko ibintu byose bikayitanga hanze, igahisha ariko bikanga. Bikanga kuko aho bigeze ntago wahisha ngo bikunde. Ni mpamvu ko gutwara inda kambara umupira, ariko ejo ugasanga yande yazamutse umupira nawo waye mutoya. Niho FPR igeze, gutwika inzu igahisha umwotsi byayinaniye. Ntago ushobora ko aho igeze ni kumuteremuko ni kumanga, ni nka cya kimodoka kiri kugenda kumuteremuko kitagira feri. Niho FPR igeze kabisa rwose. Ibyo ntago ntinya kubivuga. Byari banga byose, icyari ibanga kiramenetse, kandi amabanga yayo ya FPR nkeka ko yamaze kumeneka. Usibye ko uyu munsi bwo byabaye akarusho, ntago mbabwira ngo ntago watwika inzu ngo ishe umwotsi ngo FPR ngiza amabanga iziguhisha. Reka ntibazababeshye, ibyayo twamaze kubimenya, imikorere yayo imaze kugaragara. Ndagenda ku ngingo ya mbere, ariko ntarajya ku ngingo ya mbere hari akantu gato ngira ngo mbwire abakunzi baturwanya kandoyi. Ngira ngo mbabwire, hari abantu bari gukoresha ibirango byanjye. Uzi ko ari kubikora wese nashaka bireke kuko twabihagurukiye. Abo harimo bamwe bari muri bakorera ka Agatsiko, bakagenda bakajya kujisha abantu ngo turwanya kandoyi. Byamaze kugaragara ko nta ibirango byanjye birazwi. Umuntu ujya kujisha abantu agashyiraho ibirango byanjye ngagiye gukora ikiganiro ari intore, uwo muntu nitandukanyije nawe, usibye ko namaze kubirekaramo. Urumva, ibirango byanjye birazwi, kugera gukoresha logo yanjye ntago byaguhira ngo ndabiberwa. Kandi ngira ngo ejo abantu bireba telefona hari Agatsiko kari kubikoresha n'abambari bako. Ibyo rero mubimenye, ibyo hari icyo bisura. Ntago abo bantu ntago ndi kumwe nabo, mbonereho umwanya wo kwitandukanya nabo. Ibirango bya turwanya kandoyi birazwi. Ugeraho kwikinga inyuma y'ibirango byanjye akajya hari angaje gukora ibiganiro, abantu bakantelefona se turwanya kandoyi ko turi kubona ibirango byawe, tukumva atari wowe byagenze gute. Ntago ari ngewe. Ubikoresha ari wese namaze kubumenya, kandi ntago biri bumugwa amahoro. Icyo ngicyo cyo cyumvikanye. Ntago cyane ko n'ubikoresha atari n'impirimbanyi, ari babandi bo mu Gatsiko bakorera Kigali. Ibyo mushaka gushimuta turabizi. Ibyo rero ibyanyu twarabimenye, n'abantu barambwiye, kandi koko ndaverifia nsanga abantu bari kubikoresha. Ubwo rero nimucire birarira mwa Gatsiko mwe, ni hahandi hanyu. Ntago byabahira rwose. Hapi nta nuzanshikisha ayo mahiri yanyu twarayamenye. Ndabwira ku ndagaruka kwisengwa ry'inzu ry'umushoramari, impamvu yo gusenya iyo nzu. Nongera ngaruka kuri M23. Hari abavuga ati twabonye abazungu, icyo cyo kurwana muri kiriya gitero cyejo harimo abazungu. Iki gitero ndakigarukaho nkisobanure mu buryo bwimbitse, abantu bamenye uwo barwana wo ari we. Kinshasa hafashwe abapolisi bari gucura amakarita, harimo umusivile umwe, ndavuga amakarita yitora. Kongo yamaze kwirukana indorerezi za ziturutse muri ibyo bihugu binini bya USA cyangwa se n'ibyo byose binini. Ikindi ndagarukaho niba abanyeshuri b'i Kigali, ikigo cyose cya buri burengero, ese byagenze gute? Hanyuma ndasoreza kuri M23. Kuri M23
uburyo ikomeje gucisha ibikoresho kuri uyu mupaka w'u Rwanda ibyambutsa ibinyuza hariya ikoresheje inzira ya panya ihana urubibi n'igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro, kujya kuzenguruka muri cya gihugu bihana ibi byabananiye, noneho bari kwambuka kinyarwanda ku mugaragaro. Urumva, ku mugaragaro. Ndaje rero nyabavira muzingo nk'uko namaze kubisobanura. Munyangane gato manze nganye kano kantu, sorry, nganye kano kantu kashoje, hanyuma nze mbasobanurire cyangwa mbahe amakuru atariho ivumbi. Ndakeka karangiye. Reka rero dutangire duhere ku ngingo ya mbere, ku bigendanye no gusenya inzu y'umushoramari inzu hano Irebero. Uyu mushoramari yitwa Serije Ndekwe. Uyu nguyu yubatse inzu hariya Irebero, wasenyewe n'uyu nguyu Serije Ndekwe. Ibi bintu byo gusenya bambwira ati turwanya kandi revuga iki, ibi ntabwo mbitiraho cyane kuko gusenya wenda we nibwo abibonye kubera ko wenda afite ukundi yarabayeho cyangwa se afite ibyo yahaga bihehe, ndavuga FPR ibikaba byagabanyutse, ariko gusenyerwa twe byatangiye kera, dusenyerwa isengero. Ibyo ni ibintu byagiye biba bikaba bimaze kuba nk'iturufishaje. FPR rero kuba yamusenya abantu bakavuza ngo basenye etaje, ngo basenye inzu y'akataraboneka. None siriya nzu basenye irutse etaje ya Rwigara basenye. Ibyo ntabwo ari igitangaza, njye simbibona nk'igitangaza, ahubwo dore ikintu kibabaje ni ukugusenyera inzu kuriya witwa ngo umushoramari nk'uyu Serije. Urumva uyu nguyu Serije Ndekwe, kandi azi neza ko FDLR yari ikeneye inkunga kugira ngo ibohore abanyarwanda. Azi neza ko hari ingabo zimaze igihe kinini muri Nyungwe zikeneye amafaranga. Urumva ibyo murabivuga, ese ayo mafaranga ubundi ujya kubaka hariya muri kiriya gihugu ukajya kubaka muri kariya Agatsiko, hari igihe tutabivuga? Ni mumanze mutanga ayo mafaranga musigaranye mubohora igihugu cyanyu, hanyuma muzaza leta izajyaho izaza ibahe uburyo mwubaka, izanabaguriza mu mabanki mwubaka amazu kandi mwishyure neza. Ibyo rero umuntu utaragera aho ngaho aba afite ikibazo gikomeye cyane rwose. Aba afite ikibazo gikomeye kuko ntabwo watubwira ngo umuntu ngarasenyewe, ngo induru ziri kuvuga ngo rwose ngo turwanya kandaye ngorana inzu barayisenya. Ntabwo ari ubwa mbere isenywe. FPR muzi neza ko yarababwiye ngo igihugu bazagisiga uko bagisanze, ariko nibura bagisize uko bagisanze abantu banabaho neza, ahubwo bazagisiga hanyuma y'uko bagisanze. Kubera iki? Bari gusenya, bari gutwika, bari gufunga, bari kwica amanywa nijoro. Bakeneye igitambo cy'amaraso gihwanye na miliyoni 7,500. Izo ni iz'abanyarwanda, zigomba gupfa, kandi izo miliyoni ziraboneka ngo zipfe. FPR ngo ubutegetsi bwabo bwamaze guhirima, bagomba kumanza kwica umubare kugira ngo hanyuma igitambo cyabo shitani cyakire. Ariko nkeka ko bitazabahira kuko shitani abantu bose twahagurukiye kuyirwanya, ntabwo tuzemera ko shitani itumaraho abantu. Uyu mugabo rero ejo bundi nibwo basenye inzu ye etaje iri hariya ku Irebero, barayisenya bayishyira hasi. Bayisenya iki rero? Ntabwo nyine yumvikanye na FPR, kandi FPR igomba kumanza ikarya igahaga. Shitani ntabwo igihaga. Twababwiye ko kariya Agatsiko kubakiye ku mashitani. Igihe rero udashobora kwemera gufata amafaranga ngo utange umusanzu wawe, uyatange mu ngabo abantu bibohore, ntuhekereza ko gusenya ahubwo batinze. Nibazisenye kuko n'ubundi ntacyo mariye abanyarwanda, ntacyo da. Naho uba warayubatse, abakoresha ukoresha ni kampani ya FPR zigapatana kuyubaka. Bisobanuye ko nta munyarwanda n'ubundi wungukira mu kubaka iyo ngoro yawe. Bisobanuye ko n'ubundi nta kintu mariye abanyarwanda. Nimba tuvuga tuti abantu mwitange,
abantu bakaba bari kwitanga. Ndashimira abantu mwese mwitanga kugira ngo abanyarwanda babohoke, mwese ndabashimira. Umuntu uzi ko ari gutanga umusanzu we, umuntu uzi ko ari n'ufite isengesho apfukamyeho, kuko hari umuntu uvuga ati turwanya kanduwe, nayo niwunga mfite nzagusengera amanywa n'ijoro. Uwo nawe ni uwo gushimwa iteka ryose. Kubera iki? Icya mbere ni isengesho, kandi Imana yakumvishe nta wundi muntu uza kugutetereza. Ibyo rero niyo mpamvu abwira ni buri muntu wese natanga inkunga afite, nawe kwirwa turi muri kureba amahirwe ya FPR ngo dore baramusenyeye, ngo dore ngo baragenda gute, niba musenyere. Kuko ayo mafaranga bari izo nzu bari gusenya, ayo mafaranga bakishije hariya yakabaho y'abanyarwanda, yakaguze ibifaru nka 5, yakaguze za BM nk'ebyiri cyangwa 3 ziri aho zigomba gufasha abantu, zigufasha igisirikare. Ngewe umuntu udafasha ingabo, ngafasha ingabo zibohora abanyarwanda, uwo ntacyo tuzavugana, kuko ntabwo ko kiriya gihugu kitabamo demokarasi, ntikibamo amatora, nta matora bahari. Ibyo ndabizi uko batora, nzi uko bigenda. Uza kubimbwira cyangwa ubinyumvisha nuko atigeze ajya mu matora. Narayabayemo mu matora, narayahagarariye, yewe ntacyo ntabonye n'uburyo amajwi abarwa. Ibyo rero ubwo ngubwo ikizakura ibyo byose ni umuheto, gufata agakoresho abantu bakivuna umwanzi, agakoresho. Cyane ko Kagame yababwiye ko ururimi yumva ari rumwe, ururimi yumva ni rumwe. Umuntu ukivuga gutyo rero nkeka ko yaba afite ikibazo. Iyo mvuze Kagame mva mvuze Kagame n'itsinda rye. Ururimi kari Agatsiko kumva ni ururimi rumwe rwo gukubitwa ikibatsi cyamara kubageraho bakavuga ati yewe turademisiyoni turagiye, bakagenda. Urumva icyo nyivuyeho. Uyu mugabo Sherije nimba ari kumva turwanya kandoyi rwose, ngewe nakubwira ngo ahubwo wahemukiye abanyarwanda we Serije kujya kubaka inzu ku Irebero, tukubwira ko hari abantu bari kunyagirwa, bakeneye iponjo, bakeneye imbuto, bakeneye ibikoresho, bakeneye amasasu, bakeneye RPG zo kumera zira modoka zanyu z'imitamino ziraza Agatsiko zo kuzirasa kugira ngo bagure amakompura. Ibyo byose ni ibintu bikeneye mu rugamba. Urugamba abasirikare bakeneye imiti yo kugira ngo ibafashe. Erega barahari, ariko igihe cyose udashobora kurengera abanyarwanda, jyana n'agatsiko kawe. Ni uko bimeze. Kugusenyera byo ntawe badasenyera, twe baduhereyeho. Urumva nimba abantu batatinya gusenya urusengero rw'Uwiteka muvuga Imana bakasenya, ariko ubu bari bugakomeza bagacuruza bavuga se ngo urusengero rurimo Imana, ni amashitani ayoboye igihugu, ntago ari abantu. Icyo nyivuyeho. Ikindi ngarutse intege kujyaho ku nyungu ya kabiri, hari intambara yabaye ejo yahuje M23 cyangwa se RDF na Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. Iyo ntambara mwarabibonye wenda kuba ndumva hari nagiye ku video uburyo suko yizaje ari ebyiri. Urabona ko harimo irasa n'indi ifata amafoto, cyangwa se reka nemere wenda ko ari na drone ibiri kuyafata. Uburyo kikari Agatsiko bageze ku ndaki ya kwara hejuru ku musozi, hanyuma mukabonamo abitwa abazungu 3 bagaragara rwose nk'abazungu, n'abandi bari hirya no hino b'abazungu ariko batagaragaza amaboko. Gusa mu bagaragaye b'abazungu hagaragaye amaboko yabo. Kuba umuntu yagaragara afite amaboko y'inzobe cyangwa se yera ntago bivuze ko ari umuzungu, cyane ko mu rugamba abasirikare ntago bakunja uniform, byandi twitaga ngo sinzakivamo gakunja ukageza hejuru y'ingi ku maboko hoya. Aba barambuye kugira ngo babuze no kubona wenda uko bakororinga barwana, cyangwa se nimba ishurushuru ugera kwica mu myobo barimo cyangwa n'iki byose. Ibyo rero bari abantu mwabonye bashobora kuba ari abazungu cyangwa atari abazungu. Gusa mu basirikare nka 300 cyangwa nk'ijana hashobora kuzamo abazungu 2 b'ibigwari b'abacanshuro, ariko abandi bose barimo mureba bakaba bambaye maske. Zibari abantu abenshi bambaye za maske. Ziriya maske zarakoreshejwe ahantu bita Senide, zarakoreshejwe ahantu bita ku Kicukiro, abazungu bambaye maske bigaragara nk'abazungu nk'uruhu rwera, ariko kumbi ari maske zigera ngo muri 800
kariya agatsiko kaguze kakazambara igihe kagiye kurasa impunzi. Murabizi abayahungiye mu Busanza mbere muri 1994 abari mu Busanza bashwe n'abazungu kubitwa abazungu, ariko n'abantu bari bambaye maske ni FPR yari yambitse maske. Yambitse maske none abaturage abantu ngo dore abazungu bari kuturose, reka bakugira ngo babacanganyukishe. Simpakanye k'abazungu batarimo babiri cyangwa batatu cyangwa se muri kampani akaba batarenzemo abazungu batanu, ariko abenshi ni maske bambaye. FPR RDF ifite maske, ubu tuvugana banyambika maske nkaza rwose mfite uruhu rwera, namara kugira hanyuma ishati ngakunjura amaboko maremare, hanyuma ukaba utabasha kubona ko ntari umuzungu. Bawundi wambara ko mu ishati y'amaboko maremare bazikunjuye, bakambara ziriya ga zo mu ntambara z'abasinaiperi bakazambara, ubundi ukavuga uti dore abazungu baduteye. Kumbi ni kariya agatsiko ka FPR inkotanyi kambika ziriya masike abasirikare kagiye kwica ahantu hari abaturage benshi, kugira ngo abaturage nibaza kubabona aho kugira ngo bavuga bati ni inyenzi zatwica cyangwa se ni inkotanyi zaje kutwica no kutubaga, babyitirira abazungu bahebokajya. Herega aba bantu bafite amayeri menshi, ariko ikitangaje kinababaje ni uko abantu bataramenya amayeri y'izi nkotanyi. Bafite maske bambara. Ibi ngibi ni uko abantu bagoye gusakuza ngo turwanye kandi ngo rwose ngo reba ngo hano ngo kicanga ngo reba hano ngo muri Kongo ngo n'abazungu. Ubwo n'abantu bacu baduha amakuru. Ntago abenshi nta bazungu barimo. Ntago abazungu barimo muri iriya ndaki barenze 3 cyangwa 5. Ibyo rero babashyira imbere kugira ngo bajijishe isi yose, bajijishe imiryango mpuzamahanga. Batikada ati ntago ari turwanya kandi ati ntago ari Kagame muri kurwana, ahubwo hari kurwana abacancura abazungu. Kariya agatsiko ni mubanze mumenye uko gakora. Kariya agatsiko n'ababeshyi n'abanyabinyoma ni base muhanuka. Ntago ari abazungu nyirizina bari muri iriya ndaki, ni maske bambara. Iyo rero bayikwambisa uri umuntu w'inzobe biba bihumiye ku mirari, havuga ati dore koko niba abazungu. Suko batafata 2 cyangwa 3 ngo bashyiremo bagaragaze, ariko ni RDF iri gukora biriya cyane ko nayo yihinduye M23. Ngira ngo murabizi neza ko ejo hafashwe abasirikare bo muri RDF na wazarende yarabafasha. Uti bafashwe gute? Mwabonye uburyo Sukoyi irasa muri ya myobo, benshi nzi ko mwayibonye, atarayibonye baze kunyandikira mbibereke. Uburyo irasa urabona ko iza ikamanuka cyane ko ntacyo yikaga, nta mboni bafite kwirasa, ikagenda ibombarida muri ya myobo igakubita nta n'igufwa risigara. Noneho rero mwabonye ukuntu bo bahita biruka, bamanuka umusozi biruka kinyarwanda n'imbunda bakazita, biruka kinyarwanda n'imbunda bakazita. Bariya bose birukankaga baragenda bagasanga hepfo wazarende yabateza mbushe bose bakabayora, bakabafata amatekwa. None mu bantu bafashwe matekwa, mwari mwabona amatekwa bari bafata y'umuzungu? Ntayirafatwa. Kandi nta munsi numwe intambara iba bajya mu mirwano ngo batabafata amatekwa, barafata pe kinyarwanda. Ariko kugira ngo FPR icanganyukishe FARDC, icanganyukishe wazarendo, irashaka kwerekana ya turufu yarishije muri 1994 hariya muri Senate, hariya ku Kicukiro. Imirambo y'abantu baragiye bayikoresha bariyeri. Nari umwana ariko hari ibyo nabonye, ugasanga umuntu n'undi bagacurikiranya imitwe bagakora bariyeri mu muhanda y'umurambo wakandagira ugasanga umuntu kwikubita imbere yarashwanyutse yaraboze. Mbore kwa mbizo gutyo. Ibi bakajya mu giti bakambara maske bakarasa abaturage impunzi. Abaturage bareba bagasanga abantu bari kurasa niba abantu bafite uruhu rwera, bati turazwa n'abazungu. Byahebye ukajya. Aya mayeri niyo bari gukoresha hariya muri Kongo. Erega mumenye ibintu bari gukora ni punguza wajinga. Bo barishe ejo bundi mubamarura muri statistique zabo, ejo bundi babarura ngo basanze abahutu n'ubundi ngo bakiri hejuru, ngo bakiri muri 68%.
bati nta kintu twakoze. Statistique niyo mibare yagaragaje 68% by'abahutu, kubera ko ibi ngibi abantu bagiye kuntera amabuye, ariko mbabwire ubwoko burahari buranditse mu marangamuntu. Bazi neza abantu bacitse ku icumu baranditse, bakorewe jenoside yakorewe ngo abatutsi. Iyo jenoside nge sinyemera, ntayo nemera n'umushaka muzabindege, kuko kuba ngo yakorewe abatutsi abandi bantu bapfuye bari, ushobora gusanga umubare wapfuye uruta w'abatutsi, ariko kubera ko bafite kivugira bavuna umusake bakiyongeza undi, aho munyumva neza, ndaza amasobanuro neza, bayitiye abatutsi. None nimba mbere ya 90 muri 94 hariho abatutsi 580, reka mbigire 600, bakatubwira ko hapfuye miliyoni y'abatutsi, ubimaze kubimwe n'igice, abandi bavuye hehe? Ubwo niba baravuga abandi bapfuye, abahutu niba baravugwa. Tuzi neza ko muri Kongo hariya Brazzaville, itingitingi, hari ikiwanja hariya muri ya nkambi y'Igatare, ukagenda ukagera hariya muri wa mugezi uriya abantu birohagamo, abantu bambaye ingata z'ibirenge. Hapfuye muri Kongo abantu b'Abanyarwanda, simvuze abakongomani, Abanyarwanda batari munsi ya 3 n'igice. Abanyarwanda baguye muri Kongo ntago bari munsi ya 3 n'igice. Abagiye murabiza banyuze ikiwanje kingi Imbandaka, murahazi mwese. Ubwo ndavuga abagiye muri Kongo duhunga, abantu bakajya batwikirwa hejuru y'amakuru, bakamena essence bagatwika. Iyo mirambo yose ni y'abahutu. Tujye tuvugisha ukuri, tuvuga ibintu uko biri. Nimba harimo n'abatutsi simbihakanye ko barimo, ariko niho barenze nka 3%. None abo bantu bapfuye ko batavugwa bazashyingurwa ryari? Bazashyingurwa ryari? None ngewe wanyiciye ko ari hariya yakoreraga demayi, bakaba baranze no kumushyira mu butabera. Ubutabera nzabubona ryari? Aba ni demayi zabakoreshaga. Niyo mpamvu nateguye ko jenoside yateguwe na FPR, yica umubyeyi w'igihugu Habyarimana. Uyu munsi urusyo bararufata, bafata urusyo barugereka hejuru y'abahutu. Umwana uzavuka ubuvivure, urumva? Mwirangara umururagiye, ariko mufite ukuntu yaranja, turakomeza ari muhumure. Ibyo ni ibintu byabaye. Ariko abantu ntago bashaka ko ukuri kujya hagaragara. Reka da, umuntu wese aho ngavuga ati rwose nakoma rutenderi, ariko nkeka ko nta muntu ukaba kigira ubwoba bwo kubwiza ukuri kano gatsiko. Bo rero iki ngiki cyo icy'abazungu, ibyo bari gukoresha muri Kongo ni ya mayiri bakoresheje n'ubundi, hatagira umuntu biza kurangaza. Izi nkotanyi niko zikora, izi nkotanyi niko zibigenza. Bari kuzana ya mayiri bakoresheje muri 94 Kicukiro, Igahanga, Senide, mu Nzove, aho hose ni ahantu abaturage bagiye banyura kandi barabizi. Ubuhamya burazwi ukuntu abantu bagiye bicwa. Ese nimba umuntu afata turwanya kandoyi akambwira ngo ndi interahamwe, nawe unyumvira umuntu w'umuginga nk'uwo nguwo akaba ngo ndi interahamwe, can you imagine? Ngo ndi interahamwe, ukaza ukabinyita, ukumva uri n'igicucu ubinyita wese, ni ikigoryi. Yewe abantu bariciwe, nimwe mwatwiciye, none ubu ngubu nimwe mujye gukora ibyo byaha. Intambara yabaye mfite imyaka 5 n'amezi, icyo cyane ntiwakindeka. Nanjye nariciwe, sindabona ubutabera. Niyo mpamvu turi kurwanya ubutegetsi bw'aka gatsiko ngo tubone ubutabera. Bakayitare bajya imbere y'inkiko, n'abandi nkabo, n'abandi biciwe abantu, n'aba barinda nkeka bariciwe. Hari uko nabyumvise, mwese mubone ubutabera. Urumva? Aba bose babone ubutabera. Barya Gatonda Roving, bakarenzi kororo, barinda abanga, mwese mubone ubutabera. Nibwo duharanira ubutabera, ariko nyabutabera. Atari byo baba ngo haraza ngo za amnesty, ngo abantu ngo bahawe imbabazi kubera iki? Bazihaye nde?
imbabazi ntago iby'imbabazi byo murabizi ko abantu bacu bagaburiwe amacupa abandi bakicwa abagendeye ku ngata murabizi mwirukankanwa nta nicyo mwakoze abantu bageze ahantu bita imbandaka murahazi itingi aho mwose hari abahageze za warikare mwarahageze none uwo muntu wo kwirukaga hejuru katakugira imbabazi wowe umunsi aramuha imbabazi gute abantu banyu ko bahuguwe mu mashyamba ababyeyi bacu basogokuru bacu banyagukuru bacu bashiki bacu bene wacu bakagwa mu mashyamba ntibashyingurwe Mubaraka akigamba ati turagenda twafumbiza amashyamba tukamuka tubyina itsinzi akigamba kajya kubica ese nk'umuntu yavuga ngo rwose ngo ushaka kuzana iby'imbabazi ariko na mukecuru Vigitwara nawe yarabihinduye nkeka ko wenda yavuze ko twabyumvisha nabi kandi sinanamuvuba bivuze kuko ahari ari hejuru ari amacuma muri hejuru ariko yarabisobanuye avuga ko abantu bamwumvise nabi nkeka ko nta wundi muntu rero ushobora kuzana icyo kintu ngo bazanye imbabazi abantu bagomba guhanirwa ibyo bakoze abatwiciye tukababona bambaye amakabutura nk'abandi y'iroza bakambara iroza bakambara amakanzu y'iroza tukabona Anje Kagame yambaye iriya kanzu bariya bakobwa yavuze ngo nibabice n'abariya bahungu ngo bamubonye yambaye ikariso ibyo akabibazwa nawe akambara uriya mwenda kuko nawe akareba ko amubera nawe akareba ko amukwira iriya myenda namwe twifuza kubona muyambaye abana bacu babashoreye n'imbunda narababwiye ngo uyu mwanya wo nzawiyamamariza wo kuyobora gereza kugira ngo abantu babashe gufatwa neza uyu wo muzawumpe abantu babashe gufatwa neza wo kuyobora gereza nibura umwaka umwe nibura murebe ibyo mwakoreye abandi namwe murebe ko byababera ariko niyo wawumpa amezi 6 namaze kugira icyo mbafasha amezi 6 yabahagije ku magereza nyayobora hari icyo nambashije gufasha aba bantu kandi ibi bintu mbabwire hano turwanya kandoyi erega aba bantu barahemutse ikibabaje nuko n'abana babo uyu munsi batitandukanya nabo ariko utazi igifungo cya kariya Agatsiko uwo rwose nakubwira nti ujye ushimira Imana utarafungwaho utarakubitwa icumu inyuma kunuza utaraterwa imishito uwo nawe ujye ushimira Imana hari byinshi Imana yakurinze rero navuze ijambo kureza abantu iryo jambo si ibyo bintu bibaho musigeho abantu baragowe Agatsiko kamaze abantu kandi kabicuruza hari abatavuga twikomereze twageze ku ngingo ya 4 aho bita Kinshasa ejo Kinshasa muri Kongo Kinshasa cyangwa se muri RDC nibwo hafashwe abapolisi bari kumwe n'umusivili umwe bari gucura amakarita y'itora indyogo kandi wajya kubireba kubisanisha turwanya kandoye hari uko mba nabibonye nkuko mpora mbibabwira ntabwo ibi bintu abakongomani babikora abapolisi babikora ba Kongo hatarimo akaboko ka Kigali ibi abantu batiturwanya kandoye nuko wanga bari abantu nuko wanga iriya ngoma wowe ndabazi ndanabanga byose igitangaza kandi nta nuntegeka gukunda iriya ngoma wowe uzayikunde wowe ifite icyo yamariye cyangwa utabona ubwicanyi bwayo ntabwo nshinzwe gukunda FPR nzapfa ntanayikunze sinigeze nayikunda hatuzagera n'ubyibeshyaho reka mbabwire ibi bintu byo gucura amakarita y'itora narababwiye ni uwitwa Moise Katumbi uriya afukura amabwiriza i Kigali uriya ari diregite na Nyiramongi bari diregite n'abari abasirikare bakuru bakabareba abo ngabo ari diregite n'abari bakazura amabwiriza yo kubashyigikira aturuka i Kigali
ese wumva ari nde wundi muntu wazana iriya tekinike yo gucura iki amakarita? Tekinike reka turi perezida ryahagaragara, ariko mbivuze mbere, uyu mukino urimo kariya gatsiko. Erega aba bantu reka mbabwize ukuri, muzi neza ko Kongo Kabare yabaye chef d'état major wa kiriya gihugu, yabaye chef d'état major igihe kirenga umwaka, reka tumuhe umwaka, ariko urarenga, ari chef d'état major wa Kongo kandi yita umunyarwanda. Ariko n'umunyarwanda yita, hari abahanga bambwiye bati turwanya Kandoyi, uzarebe n'igisekuru cye uzakitubwira ahantu avuka. Ntawe uzi sekuru kwa nyina, ntawe uzi sekuru kwa se, mbese ni ibintu biri aho mu kirere, kubera ko nyine baje bagatoragura ingoma mu giteme bihaye ubwene gihugu. Ibyo wenda nta nicyo bitwaye, reka tubireke kari abanyarwanda. Ariko se umunyarwanda ajya kuba chef d'état major mu kindi gihugu? Ako mujye mumanza mukibaze, chef d'état major mu kindi gihugu, ayobora ingabo mu kindi gihugu, hari icyo bivuze, hari icyo byerekana. Uyu munsi rero bariya bajenerali bakuru, bariya basirikare bakuru, ba ofisiye, ba senior officer, reka duhere kuri major kuzamura. Abenshi bahawe amaranka na Kabarebe, abandi bayahawe n'uwo bashizeho. Ndavuga Joseph Kabila, buriya ni u Rwanda rwamuteretseho. Ntago rero babura kumukoresha ngo agire iki, ngo bamusabe serivisi yange, kandi aribo bamugize uwo ari we. Niyo mpamvu uzasanga ibintu bya Kongo ari agaterera nzamba. Niyo mpamvu uzasanga twavuga tuti naho uriya mugabo Gisekedi yakoze umurimo ukomeye kuba yaraje akiroha muri ariya macumu acanye, uyu munsi akaba agihumeka. Urumva ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko kariya gatsiko ko ibyo gakora gafite abambari bako muri iriya leta bakorana nako. Niyo mpamvu twavuze tuti, urumva, twavuze tuti umukuru w'igihugu nyabuneka izi ngendo mu karere k'ibiyaga ndetse n'i Burayi nazigendemo gake cyane, ko ejo bundi hari amakuru numvise muri RDC, ariko Imana ishimwe ko Imana yabiburijemo. Hari amakuru numvise ntagiye gutangaza kuko na leta ntayo yatangaje, ariko hari amakuru numvise y'abantu bari bafite umugambi mubisha, ariko bakibagirwa ko iyi Mana ariyo yashyizeho uriya muperezida, nk'uko babigerageje kuri Nkurunziza nubwo yitahiye, ariko Imana ikabuzaho umugambi. Aba batindi rero n'ubundi iyo migambi baracyayifite. Mbabwire ni nyabuneka kariya gatsiko buri wese agomba kwitandukanya nako, kuko abasirikare bakuru, abapolisi bakuru muri kiriya gisirikare cya Kongo niko kabahaye amaranka, niko kabagize uwo bari bo. Kuba kabaka serivisi biroroshye. Niyo mpamvu nagumye kuvuga nti Kongo imaze gutereninga abantu benshi, imaze gushyira aba ofisiye benshi, imaze gushyiraho ba meni benshi, abasirikare batoya. Nimufata abakongomani bato bagiye mu gisirikare, ari abakongomani muzi kandi bakunze igihugu, mubambike ariya amaranka. Herega ibi baza kubeshya abantu. Urafata umusaza w'imyaka 80 ngazakora iki ku rugamba? Ntacyo azakora. Ntazemera ko barasoma kazana we, ntazemera ko barasa aho yarongoye naho yarongowe. Ibyo byinyo byose ni ibintu bitazashoboka. Mufata abajeni b'imyaka 30, 25, at least mugarukire kuri 45, abitwa bakuru.
abandi mu basezerere bagende bajya kuryama barye za retraite zabo, abahungu bubaka igihugu. Ariko bariya basaza bose muri Kongo bafitanye diro na Kabarebe, nibo bahaye ranka abagira icyari cyo. Ubwo rero mbangira inama abakongomani kugira ngo uyu mutego babasha kuwikuramo, kuko araba telefonate mwibuka ko ariyo bagize icyo ndicyo, mwibuka ariyo bahaye amaranka, ibyo byose bakabyumva bakabigenderaho. Kandi muzi ko kari agatsiko gakoresha ibintu by'iterabwoba. Ejo nibwo hafatwa abapolisi 3 n'umusivili 1. Ibyo ni iperereza rya Kongo rikora neza, urumva rikora neza. Ariko tubabwire tuti aba bantu bari mu gisirikare cyanyu mubakuremo, bagende batahe bajye kuruhuka, abana bato barwanira igihugu cyabo. Ese mugira ngo impamvu igihugu cyacu tutabona ubwigenge n'ubwisanzure ni ikihe? Bafata bariya basaza abangaba ba Rucagu, bagafata abangaba barwara kabije, bakaza ngo kwigisha ibyo byandi umunyarwanda, barangiza abantu bose bakajya kwibuka. Kubera iki? Kubera ko bariya basaza nta kindi kintu bakora ni ukuroga abantu. Nitwe tugomba kurwana igihugu cyacu cyane rwose, ni mwebwe ni twebwe tugomba kukirwanira. Turashimira Imana rero ko abo bantu bafashwe, ariko mbabwire ngo ntago haburamo akaboko ka Kigali, ntigashobora kubura, kuko turayizi uko ikora mu mayeri yayo. Abakongomani ngo nkunda kubagira inama, amayeri yayo turayazi, aho ndaharenze. Kongo imaze kubona ko iri kugambanirwa na bampatsi ibihugu, yirukanye abitwa indorerezi z'i Burayi, bamaze kwirukanwa basezererwa bagiye. Dushimire Kongo ko ifite gahunda kandi yifatira icyemezo. Ubu ni umuperezida nk'uriya niwe ukenewe mu karere. Ari nkanjye umuntu navuga nayobora akarere kose, kuko afata ibyemezo kandi ndakuka. Yirukanye abangaba bitwa indorerezi bari baje muri uwo mugambi wo kwiba amajwi no kwibisha amajwi, abo birukanwe. Kandi ni ngombwa, ni mu gihe bagomba kwirukanwa. Kongo igomba kwigenga, ndetse nicyo duharanira ko n'abanyarwanda bakwigenga. Ndarenze i Kigali, ikigo cy'amashuri bugiye gucya, abanyeshuri nta n'umwe uhari. Bagiye ninde wabajyanye? Ese hari shimutwa? Aho ntabwo ndifite comment nyinshi, ariko ndabikemanga. Nta handi kari agatsiko kabajyana katari muri za teringi zabo. Ibyo ntabwo mbishinze hagati, simbikonfirmye, ariko numbwira ukuntu ikigo cyose cy'ishuri cyagenda bakagitwara kikabura, bugacya nta munyeshuri n'umwe urimo. Namwe aho harimo erega narababwiye nti muhunge cyangwa mwitandukanye n'agatsiko k'amashitani, kuko nimutabikora ko kari tayari, kari capable kubashimuta, kubica ndetse no kubaburiza irengero. Uwanze gukora ibyo agashaka kakamuboreza igufa, kakamuturutira. Ubwo rero nizere ko abantu mwumvise ibyabo banyeshuri, ikigo cyose kimaze kuburirwa irengero, abanyeshuri bamaze kuburirwa irengero. Mu masaha ari imbere ndagaruka hano ayo makuru nyatangaza aho bagiye, ariko turiho turabikemanga, turiho turanuganurwa. Aho abandi bajya nange murahazi, kuba bajya kurwanira ubusa cyangwa bajya kwicirwayo kugira ngo bakomeze yapunguza abaginga yabo. Punguza abaginga irakomeje, icyo ndumva ntari bugitindeho. Ikindi ngiye gusorezaho ni abasirikare ba RDF M23 bambukiye ejo bundi bambukiye kuri umupaka wa Bugeshi, bambuka bajya muri Kongo. Hari ahantu bambukiye, mwibuka ko hari hejuru ku musozi hagenze yambona nabwo y'umusada igomba kurasa igoma yari yose, isahira yose. Ariko bambutse ku bwinshi ari uruvunganzoka, ngo bashaka kwigarurira uriya mujyi wa Goma. Nigeze kubabwira ejo bundi amasasu yari yavugira mu mujyi wa Goma, abantu ntabwo wenda babivuze cyane cyangwa se yarababyumvise, kuko twe turakurikirana. Nanababwiye abantu bigeze ko infiltira, harimo n'indatwakazi z'abakobwa umujyi wa Goma. Imana ishima ko hari abo bafashwe, ariko nubwo hamenyekanye abo hari abandi bagenda bakajyamo. Ibyo rero niyo mpamvu mu ijoro ry'ejo bundi ninjoro bambutse ku bwinshi, bakambukira ahangaha bita
bita Bugeshi, bakambukana n'ibikoresho byinshi kandi n'imbunda ziremereye. Ibi rero Kongo nyuma yo kubyakira yo kubimenya, gusa turashimira ko Kongo nayo iri maso, yabahaye igikwiriye, niyo mirambo mwumva itagira umubare yararaye hariya. Yararaye kubona imirambo ihari ku bwinshi, iyi mirambo yuzuye umusozi, ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda. Murugarutse ni ibintu biteye agahinda. Ibyo rero nta gitangaje kirimo. Kariya Agatsiko banzuye mu nama ko bagomba bose kujya kwata ku mujyi wa Goma bakawufata mbere ya tariki 8, kandi bagakora ishoboka byose amatora akaburizwamo. Ibyo byereka byemere burya niyo amatora yewe yakanemera ko yanaburizwamo, kuko igihugu kiri mu ntambara y'ayo matora, ahubwo Kongo yakabaye yivuna umwanzi ku mugaragaro. Ese ko mbona Kongo iryamiye amajanja, ko mbona EAC nayo uyu munsi yamaze kudagadwa, ariko amakuru dufite EAC ngo ishobora kutazataha muri ya mayeri yayo. Mwabonye ko n'inteko ya Afurika yandi yateranye mu Rwanda rwose idashaka ko yasigenda ikiri cy'amayeri yabo, ariko yahaguma itahaguma, imanda yayo yamaze kurangira barayisinyiye, iyanga kugenda Kongiza irahera ruhande. Muzi neza ko azano yasohoye itangazo no kubarasa ku mugara yatangiye no kubinjiramo, Kongo ikavuga iti nyamuneka muhave muretse igakuma. Ubwo rero navuga nti isaha yariyo yose inyana yavuga, kandi dusaba umuntu wese uri muri RDF wagiye mu mutaka wa M23 ko yitandukanya nayo amasaha atararangira, ko yitandukanya na FPR amazi atararenga inkombe, kuko nibatangira kubasukaho ibiturika barahera ruhande. Kandi igihe cyageze, mwabonye ejo ukuntu birukaga ku musozi, n'ejo soko yaragarutse yarayibombariza, biruka ikaza ikabakora umuyobo bakiruka kinyarwanda bajugunya imbunda. Ese nkamwe murarwanira iki? Aho nta mwana wa Nyiramongo urimo, nta mwana wa Kazuru urimo, nta mwana wa Ibingira urimo. Reka da, niyapunguza abagenga b'abahutu batagira ubwenge, babone bagira ubwenge, abako batagira ubwenge. Kare ko wajya kureba ugasanga igitutsi batuka kigiye kubahama, si bibisi. Urarwanira iki? Iswa yagoye muri gereza yirutse tingitingi, abandi bari muri tije, banyo muzi ko mwabase mu makoro muri Kongo, abandi barangwa bari kubyina nyancaca. Urabyina nyancaca, iswa yabyina nyancaca, nyoka byina nyancaca, nawe byina nyancaca. Ese ko bakurihiye niyo nayo ukayiga yakumariye iki kugira ngo nibura ugire icyo ukora? Kura bene wanyu mu bunyage, nicyo Uwiteka yakundiye Mose, yagiye kubohoza gukura abana ba Isirayeli muri Egiputa. Nawe kura bene wanyu mu bunyage, Agatsiko gasezerwe burundu. Bashimire mwese, kandi abadukurikiranye mwese bashimire. Nsaba secrétaire kuza kudusomera comment, kuko igihe kirageze ng'abantu bose bave mu bunyage. Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo bene wanyu bicwe bashimutwe, nawe ujye kubasonga. Niwe bakabagira akamaro. Ndabwira abasirikare, abasirikare babacika ku icumu babeshya ko baje kubarukora, abasirikare b'abahutu banyamugiyo bigiye mwitandukanye na Karinga n'itsinda ryayo, hanyuma muze turwanye Karinga. Bashimire mwese mwabanye natwe, naho mu yandi makuru ari imbere. Bye.